Aya ni amashusho agaragaza uwitwa Nyambo Jessica uzwi cyane mu gukina amafilimi. Aya mashusho kandi agaragaza umugabo bitegura kurushinga ari kumwambika impeta. Uwo mugabo nta wundi n'uwiragiye Rishari usanzwe atuye muri Australia gusa akaba ari umunyarwanda. Kuba Nyambo yambitswe impeta byatangiye kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga kuwa 23 Nyakanga 2026. Sasa rero mwagiye mubona amafoto ari gucicikana ahangaha hanze ku mbuga nkoranyambaga, gusa mwarabuze video. Ngiye kubereka video banze bereke ukuntu byari bimeze. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, ibuka ukore subscribe kugira ngo utazabicikwa inkuru nk'izi ngizi buri munsi. And I'm so proud of you. Because of this, allow me to get on my knees. And I want you to spend the rest of your days with me. Would you please marry me? Nyambo ajya kwambika impeta ni ibirori byabereye mu ibanga rikomeye. N'abari bitabiriye ibyo birori bari bahawe amategeko y'uko batagomba kuba bafata amafoto cyangwa se amashusho, ahubwo bakaza gukoresha abakameramani b'umwuga kugira ngo baze kwirinda zimwe mu nkuru zigenda zicicikana ku mbuga nkoranyambaga zitari za nyazo. Ibi ngibi byakozwe na Nyambo n'umugabo we kugira ngo baze kwirinda amashusho ajya hanze bo batabiteganyije. Mbega no kuvuga ngo bino bintu byabaye mbere baza kuba basohora inkuru nyuma. Amakuru yizewe avuga ko Nyambo ubwo atarazi ko aratererwa ivi muri ibyo birori. Yitabiriye ibyo birori azi ko agiye kwizihiza isabukuru y'amavuko y'inshuti ye y'umuhanzi ari we Bwiza. Nta kuzuyaza uyu musore yahise aca bugufi asaba Nyambo ko batangira urugendo rwo kubana akaramata. Undi nawe ahita amwemerera. Ngayo nguko rero. Ibi ngibi byabaye nyuma yuko uno mukobwa witwa Nyambo Jessica amaze gutandukana n'uwitwa TIti mu minsi yashize. Uyu TIti yaje kuba yatangariza ikinyamakuru cyitwa MIE mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru witwa Murindahabirine. Uyu TIti atangaza yuko yashatse kuba yakamika umukobwa impeta ariko bikarangira uwo mukobwa abyanze. Uyu TIti yaje kuba yatangaza ko uwo mukobwa nta wundi ari Nyambo. Bivuze yuko uwitwa TIti yashatse kuba yaterera ivi Nyambo ariko bikarangira Nyambo abyanze. Ibi ngibi byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bakagenda bavuga ati ese umukobwa ari bamaze gutwika social media bihora bifotora amafoto bagisotse bagiye ku kivu bagiye kuryoshya ubona ko ubuzima bumeze neza, ni gute TIti yashatse kuba yamupropoza ngamushyira amago bikarangira abyanze. Abantu benshi bakagenda bavuga ati se abakobwa bagiye kugenda badufata bajye baturiraho amafoto baturireho life yose, gusa mu kurangira nitujye kubapropoza babyange birangire bikundira abandi basore bafite amafaranga batari no mu Rwanda. Ngayo nguko rero. Sasa rero jya muri comment nimba uri umufana wa Nyambo umubwire ijambo rimwe wikomereze. Mwibutsa ko nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel itambukaho amakuru nk'aya ngaya bari trending, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo tuzacikwa ibiganiro byiza nk'ibi ngibi buri munsi. Kino kiganiro nimba wagikunze kora like uze kugisharinga inshuti zawe. Je mwabanaga banyita Messi the king of this upward +251 KF734. Na amazina nk'ayo ndyankwe gusa ndyankwe remeye kurya ibiti nge nawe remeye kugusobanurira nyita Messi. And I'm so proud of you. Because of this, allow me to get on my knees. And I want you to spend the rest of your days with me. Would you please marry me?